Pastor Mutesi musobanura nka Sirey Queen yihishe mu itorero hanyuma ucururiza igitsina kuri social media yego kugeza ubwo yifatana video ari kwikinisha yego yarangiza akayoherereza umugabo mu rwego rwo kwesa ikoroka aba diaspora ngo bamuha amafaranga kandi mu by'ukuri aba diaspora ntibazigire banaryamana umuntu witwa Mama Sharirene ngiyo musobanura nka bagore ngo baharanira uburenganzira bwabo kandi buri umugore wese uzavuga ngo haranira uburenganzira bwe abari indaya mu biganiro Mama Sharirene ajya akora aravuga ngo ngewe ngo kutera inda sakazi ngo niko kurera ngo ubuse ngo komba muri etage ngo ubungubu ngo se ngo umugabo ngo yari kubimbonaho bari abagore ni indaya zicururiza kuri social media nyimara kubona ari amajwi nkumva nako nyimara kumva ari amajwi nkabona nari amashusho zirani indaya zicuruza kuri social media iyo rero bifashe iyo video na nyirubwite nawe abari kuri codinga nawe uri codinga iyo video rero uruhare rwa mbere rugirwa na nyirayo kujya hanze kubera ko yatayifata nakande ku kantu ka kamera Kasuku aza nk'umuntu wishimiwe gufungwa kwa buri kantu anabikorera inkuru koko aridagadura wa ye baba we atanya yamukotiye n'imyaka 10 buriya yahise amukatira buriya nashimye ribu cyane ariko na kano kantu izagatekerezeho uri kubyumva buriya amatike yacu baturya basi baduhe umurongo wo kujya tujya kurega umukobwa nansura namutegeye akanyima ngiyewe mamagare ribu bana bari uwo mukobwa atarancika nawe bazamwambika ipingo ave mama ya mafaranga hanye namutegeye mu gihanyimi Yes reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza aho muri mwese mukurikirana ibiganiro bya Kem TV Hub Imana akomeze kubana namwe cyane twizeye ko mumeze fresh twizeye ko muri amahoro natwe turashima Imana tumeze neza cyane utameze neza jye ubyihanganira byanze uyu munsi ariko ejo hamwe no kuboko kw'Imana gutanga kutitakiriye itama abiga kunda mujye mwibuka gukora cyane ndetse no gusenga cyane nibyo byonyine bibasha kuduteza imbere muri rusange mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi imbere yanjye ndi kumwe na Cacana aka Motari ibinda byivugira ngo haye ikaze mu kiganiro Mota nge nakumenye witwa Motari Cacana biza nyuma urumva ari amazina uko ari abiri izina ryamenyekanye cyane ni Motari kuruta Cacana kandi buriya nge natangiye nitwa Cacana mfite na filime yitwa Cacana series yaranarebwaga pe rimwe igishego oya nta gishego cyari cyari kiri Motari cyari kiri muri Motari ahubwo Cacana hari bwari ubuzima bwo kuva mu cyaro uza mu mujyi ariko Motari ikasobanura ubuzima bw'abantu batwara abagenzi kuri moto n'abagenzi batwarwa kuri moto n'ibyo abagenzi bakorera abamotari n'ibya motari bakorera abagenzi ubwo Cacana yaravuye mu cyaro ageze Kigali ahinduka umumotari ese moto wayisize moto iri mu rugo nyine yikoresha ari iriya ni ya shuti ntabwo ni ya shuti ntago njya mbona umwanya wo kuyigenda ndanabyanga ngira ubute bwo gutwara moto burangiye mu buzima bwanjye cyakora iyo ntwaye imodoka niyo natwara imodoka ntariyemba numva ari umunyenga buriya reka nkubwire umujene ushobora gukubitana n'umujene mu modoka yewe yanakodesheje tu amafaranga afite araye igitoro gusa ku buryo umubwira ati ngurira miti ya sense akayabura cyane mwana ahura agahita afunga isambusa ukuboko kumwe akagushyira ku inoza kugira aho kirahure cyakabaye kizamuka agafata kuri vora akanakureba akanagukurikira muri retroviseur arebe ko wamubonye muri bwo buzima abajene b'i Kigali twibereho buriya reka nkwereke nta muntu ushobora kukodesha imodoka cyangwa kuba afite imodoka aguze vuba ngo agende ibirahure bifunze kirazira buryo uguze imbwa vuba yubakira ikiraro nuko ngo afunga ikirahure abantu be kubimenya kandi buriya ikintu kikubwira umuntu wakodesheje imodoka avuza amahoni cyane akanamareramo volume yose oya ikintu cya mbere ni amahoni kuko agera ku muntu abona amurebye akavuza ihoni ukomera ahita buriya hari ikintu kiranga umuntu uri mu modoka itariye cyangwa se nyine buriya eminyawa iriya modoka ayigira bwa mbere yahoraga ayitwaye yasohoye umutwe n'ubu ngubu niko bimeze n'ubu arawusohora kandi yirukanka cyane anasakuza ibaze ko bahise aratambuka abantu bose bakavuga ati dore Emi
kubera volume amahoni umutwe hanze gutya yarebeye hano yabiki nose ibirahure ntago biba bibona hanyiri cyo neza kubimubaza urabona wenda muri iyo uri ari kasike wambaye ikirahure gishobora kuba cyarakobotse ukazamura nyine ukarebera hanze hose nk'imodoka twigeze kujya ku Gisozi wa mujene yitwikira mu nzu wa mukiro wo mu Biza Resort nawe witwa Emi Amalift twagiye kugera ku Gisozi numva navamo mu modoka ngatega moto ibaze ko twageze aho tugiye turi kwicuza icyatumye tujya muri iyo modoka kubera ko yari nk'urusaku wari kugira ngo akantu ko kwirukanka bura iyo uzi imodoka Emi iyagutwaye nk'ubu ngewe Emi yarantwaye tukagera ahantu nkakandagira nicaye imbere nkakandagira ngo ndi gufata feri nkayibura kubera nimaginaga ko ari ngitwaye nkabona neza aragonda noneho afite defo yo gufatira feri ineza ku modoka buriya bivuze ngo imodoka ibuze feri nta kugoragoza yabona yabona hakatira ngo ye kwica ibiri imbere ngo nibura gonga umukingo ntibiba kuba yazatiriye ariko wenda nubwo bimeze gutyo buriya nta muntu ubura ibyiza nta n'umuntu ubura ibibi no guhita yiribata Emi ku rundi ruhande n'umwana mwiza ariko bimbabaza abantu iyo bamubona nk'indyarya ako niwe muntu wa mbere yari dekaraye ariko yari dekaraye niwe muntu wa mbere niba mubitanye ikibazo arakwishakira akakikubwira ntago yakubikira inzika icyo nicyo kintu mukura kandi iyo mufite ikibazo muragikemura nyuma mukabana nk'inshuti buriya nicyo kintu wenda wamukunda reka ibindi wenda reka ibi bitwe kugira cyane ko ibyo bibi byo tuvuze ntabwo ari ibyo byinshi kuruta ibyiza bye nibyo byinshi oya ngiye kuri nye ntabwo mufata nk'umuntu mubi ni umwana mwiza ariko arikoroga ako sinagaheze hari ukuntu yikorogamo ariko ntari biryiwe by the way tunamuhe peace oya natwe tujya twikaraga nta muntu wabinengero nta muntu utagira ikintu kibi nta muntu utagira ikintu kibi ubu wowe ugenze mu ndege ntiwakwifotoza mu ndege ntago ari wavayemo nta karira ufashe ntago ari ubwa mbere nyigiyemo ntifotoza oya nyine ndabyumva oya uretse ko ngiye n'ubusanzwe hari igihe ushobora kujyamo ujyanwe no gushyingura icyo gihe ntiwakwifotoza aho ugiye muri Rwanda Day bagutumiye byanze bikunze bari show ya danje twasabye lift mu kiganiro kuri Dynamic Rwanda yo kungeza Rusizi barangiza babishaka bakantayo cyangwa bakangarura sinafashe video icyo gihe bamaye lift koko bagwaye lift baravuze ati ariko igihe yohereye usaba lift ku ndege no tuguye lift mu ndege bibone ko haba lift zibaho mu ndege koko bangeze Rusizi aravuga ati subiramo tugusubize yamaye nuko nagiye mu ndege ariko ndababeshyeye nta byabaye ibyo bintu lift narayisabye barayinyima dutegereza ko bazayiduha turaheba ariko icyo gihe bayimpaye nibwo buryo bwonyine nshobora gufata riri mvuga ati dore ya lift bayimpaye ariko nanone ngiye nafata riri ngiye gukora ikintu cyiza hari abantu bajya mu ndege tugiye mu bintu bibi subaze nkajya gusambana nkafata riri ntago buriya nta ubushaka ugiye gusambana ugafata lift ugafata riri uri mu ndege ushaka wabireka ubugiye mu byaha burangiye nko gusenga burangiye nikundira gusenga nkaba ndi umuntu ukunda gusoma Bibiliya nkaba ndi umuntu utarya ntasenze Bibiliya yera ugasengera ngende umudivantiste umunsi wa karindwi Bibiliya yera ngiye bureya nkunda kuyisoma nkunda gusenga nkunda Imana nkunda Yesu nkunda n'abamarayika ngo guhera saa 2 z'uyu mugoroba kwa gatanu saa 12 kugeza ejo saa 12 ngo nta kintu abadiva zaba bari gukora saa 11:50 inkono yanjye n'abanayiteruye ku ziko ejo uzarya ibiryo bidashye ubu ntiwazana ngo baguhe ibiryo bishyuhije ubirye oya baba babitetse ku isabato ntabwo ntabiri aho bamwumva bimeze bite bane batwumva ari uko ubu ibyo biryo batetse ku isabato ntushobora kubirya kirazira ziriya nzoga mu nkozi rega Bibiliya iravuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato yaba umunyamahanga wawe uri iwawe ryaba itungo ryawe yaba umugaragu wawe yaba umwana wawe urukumva ibyo bintu reka wenda iby'amadini twe kubizanamo hano ariko nge nizera isabato nubwo nanyuramo nkajya kunywa agacupa ku isabato ariko ntago kaba kenzwe
ku isabato nanjye burano kuko ngiye ngiye no kunywa agacupa mu kabari ku isabato sinkishyura umudivu ugiye mwishyura ku munsi ukurikiyeho kugira ngo nakora icyaha ku isabato cyo kwishyura kuko si izo nzoga uba uri kunywa izo nzoga harya ni inzoga ubwo nyine wenda ubwo natambikiriye cyane ubwo nimenye inda ariko bibiri iravuga ngo kubw'inda zanyu zabananiye munywe gakeya ikibi ni uko warinywa ugasinda ariko niyo wasinda ariko ntutukane ugasinda wisekera cyangwa uvuga ubugambo bwinshi ariko butari bubi naribi burangiye ikintu kiranga ko nasinze uri umuntu wese mbonye ndamusekera niyo mbonye ihene iri kunyara ndaseka ahubwo hari ukuntu ihene ikureba ukagira ngo irakuzi byari byakubaho njyewe nabonye inkoko iri guseka ntago nkubeye inkoko muntu ariko inkoko yisanzwe iri guseka uryamye nijoro oya ndi mu kabari apu ziriya sari munsi ntabwo ari itetse oya ziriya reba inkoko tubona mubona mwasi hari ukuntu akabari kaba ari akabari kagari gafite ahantu ukorora inkoko n'inkwavu ku buryo n'izo nkoko zishobora kukunyura uruhande ziri gutoratora ariko zikaba zitarenga icyo gipangu cyangwa zitarenga ako kabari haba inkoko zihiye gusa buriya oya hari igihe bazana nk'inkoko tubwo ari nka hoteli yakira ibintu byinshi urugero nk'iyi ngiyi bakazana inkoko buriya aha ngaha ni uko we uba uri kurebera hano ariko uramutse ugiye ahari ahagana hepfo hari inkoko ziba zihari zinakingiranye bagenda bagahita bafatamo imwe bakayica mu gihe babonye umukino none se ziriya nkoko bateka ukeka ko zose bazizana zivuye muri firigo mba nzi ko ziba zivuye muri firigo oya abantu hari abashinzwe kuzica inkwavu buriya hari hepfo hari ureba hari bahororeye inkwavu nyinshi cyane n'inkoko ziba zihari inkoko ibigutambutseho mu kabari iri guseka yari iri gutorato irandeba ariko ukuntu impamvu iyo nkoko yandebye njyewe nagize narapfunduye inzoga irabira ibize bitangira gute mita nikanga gucya kwa kundi uburi kugira ngo urukumva uburi kugira ngo inzoga nyine idakomeza kubira kiramo urutoki gutya kizemo urutoki mbamuje amaso n'inkoko ibirasetse ubu wari ugeze ku kigero kingana iki cy'isindwe yari inyweye amacupa 5 ubwo yonyine ntabwo ari ugusinda ntabwo ari ugusinda oya inkoko iraseka mani oya nyine hari ukuntu oya bibaho uyu mupete wanjye ubundi niwe muntu nzi unywa inzoga nyinshi ajya anywa amakazi abiri ya mitsingi nini nese ureka nkwereke niba hakana ko inkoko idaseka ntabwo inkoko iragusurira oya ihene niyo yansuriye oya ngiye inkoko yaransuriye uyu nguyu rero we uyu nguyu yasinze akurikirana urushishi ngo agiye kuraho rutaha ngo azarugira atese simbizi ziriya nkoko rero ubona ziri guseka ugeze kuri cya kigero uyu nawe ajya azibona ntabwo byantungura kuba uwo waragira n'ibihori umuntu umwe akazi ebyiri ubwo urumva ari umugore wazamushobora yego ndi kumwe na cyacana cyangwa se motari wanyu mwakunze izo titire urazibuka ngo motari ari kera umuntu witwa Big Man ukora kuri GB Rwanda hari ikinyamakuru yakoraga niba cyitwa ngo wayi igisi Rwanda kera ariko ni kera noneho nta muntu wari wakanamumenya akora ikiganiro ariko yari umva ukuntu yasaga bro yasaga nayo uri amafaranga ni meza yari afite utuntu hano twakoma nyine noneho akora ikiganiro kuri titire ashyiraho ngo na Big Man ararize ikiganiro cyarangije gukubitira views 69 mu myaka 2 ibihumbi ya views 69 tekereza ko yaba ari famiye yiwe ngo na Big Man ararize na Big Man ararize undi ari titre zanyicaga ati motari wanyu mwakuye kandi wenda wasanga bananyanga ngo noneho motari nabyumva ari yahura wajya kumva ugashaka igihe cyatuma umuntu yiyahura ukakibura ndi kumwe na motari cyangwa se cacana nge nkwita byose nakumenya uri cacana uza kuba motari nyuma ntekereza ko ari cacana wageze Kigali akaba umumotari niwe tugiye kugenda tuganira ku bintu bimwe na bimwe by the way turahera kuri buri nguni buri kantu baraba nkunda kubitiranya kuko mbafata nk'umuntu umwe baranakundana niba bataturyarya nge mbona bakundana tu niyo mpamvu nkunda kubitiranya umuntu arambajije ngo buri nguni ninde buri kantu ni nawe ati buri nguni nuri buri kumwe na buri kantu ngo buri kantu se nyine nuri buri kumwe na buri nguni uyu munsi yamaze kuva mu gihome yatashye reka duhere aho ngaho
mwari muzi icyaha yari akurikiranyweho ntituzi ngo byagenze gute byaba byarangiye gute ntiturabimenyeshwa ariko bivugwa ko umukobwa umwe mu mbabare y'abakobwa bavuga ko yakingiranye mu nzu bamuhaye imbabazi. Iki kintu wacyakiriye gute kuba buri kantu yatashye bakaba ari free yasugarutse mu gihugu nk'uko bakunda kubyita abantu bari hariya bahita ko hano ari mu gihugu? Ibi bintu babyakiriye gute? Kuri Great Hotel man wahansanga ntari ni ukuvuga njye ukuntu nabyakiriye nari mbyiteze njyewe ko agomba kurekurwa. Ibi ni ibintu nizeye, ni n'ibintu nagiye mbwira abantu benshi bakavuga ngo ubwo ibintu ngo we ngo wazanga RIB utayizi. ndavuga nibyo koko RIB ntabwo nyizi, kuko niba wowe uyizi gutyo wumva yuko azaheramo ugahita uca urubanza nk'aho yageze mu rukiko, ni wowe ahubwo utayizi. Niba ngiye ntayizi nkaba nyizi yuko azarekurwa, ubwo ngubwo ibyo tubireke, kuko buriya RIB ni abantu bazi ubwenge, n'abantu bakira buri kirego icyo ari cyo cyose, bagahamagara n'umuntu bakajya kumubaza uko ibintu byagize gute, uko ibintu byagenze. Ni ukuvuga rero iyo RIB imaze kubaza umuntu uko ibintu byagenze, mu by'ukuri ibigomba kugira gute kumujyana imwambitse amapingu nk'uko nyine itegeko riba ribivuga, kuko umuntu wese uri arrested cyangwa se umuntu ufashwe abagomba cyangwa utifitweho uburenganzira abagomba kwambara iki, kwambara ipingu. Ipingu rero kuryambara si icyaha, ni nk'uburyo bwo kwirinda kuba bagufata gutya mu mukandara, sibyo? Ni ukuvuga rero ngiye nari mbizi ko buri kantu azarekurwa, ndetse mbibwira buri nguni arambwira ati ndega n'umuye nta bintu byinshi yakoze. Ariko ngiye nabajwe n'abantu bakomeje kugenda bakora inkuru nyine zicira urubanza buri kantu, nyine bakumva ko ngo ibintu byarangiye. Ubundi hari reka mbabwira aka kantu mwa bantu, hari sene ubundi ubuzima bwacu ni nka sinema. Uburyo ubuzima bwacu rero ari nka sinema, hari sene abantu batwandikira kumva bakatutegurira sene mbi kugira ngo filime yabo ibashe kuryoha. Ariko iyo sene kuko Imana yo ari indi sene yo Imana ifite yaguteguriye, Imana igahita ishyira ikibazo muri batiri kamera ntiyake, cyangwa se kamera ikaka, ariko Imana igakorera mu bantu ba nyiri lokasiyo bakaguhakanira ngo ntago uyu munsi murakinira hano. Ya sene baguteguriye birangira bigenze gute, birangira iyo sene itagize gute, idakirwe. No hari agasene keza Imana yihita gutegurira, uri kubyumva, karyoshye, ariko kari Imana yateguriye buri kantu rero akagira gute, agafungura. Bivuze ngo kari agasene ka mbere ko kumwambika amapingu, kumwambikisha amapingu, ako gasene ni Imana yari yagize gute, ni Imana nako n'abantu bari bagateguye kugira ngo filime zabo ziryohe, harimo abo bakasuku n'abandi. Noneho aza mu gufungwa kwa buri kantu gute? Kasuku aza nk'umuntu wishimiwe gufungwa kwa buri kantu, anabikorera inkuru koko, aridagadura wa ye baba we atanya yamukatiye n'imyaka 10 buriye. Yahise amukatira ubu muri gereza, umuzu yavajwe yahise amukatira imyaka 10. Ubu muri gereza ya Kasuku ntuza buri kantu yarafunzwe, yarakatiwe. Ubu ngubu imyaka 10 buri kana yirimo kabisa. Uramujene wamuhagereza ko yamariramwe abantu. Ariko burya ngo umugabo mbwa aseka imbohe. Sinshobora guseka umuntu wafunzwe kuko nanjye ejo burya nahita bada. Hariya buriya bajya bavuga ngo gereza ni nko kwirimba, buriya ni nk'iwacu wa twese. Iyo ugize amahirwe wenda aho bitandukaniye nuko bamwe na bamwe hari abatajyapfa batageze muri gereza, hari abapfa batageze muri gereza. Ariko uko byagenda kose mwirimbeho twese tuba tugomba kuhaca, niko byagenda cyane. Buriya ntago wagasetsa umuntu wapfuye cyangwa wafunzwe, cyangwa umuntu wafunzwe uko utasetsa umuntu wateye inda, ko nawe barayikubeshyera ukayirera utari ni yawe. Umuntu wayiteye umuntu uri munsi y'imyaka wowe wanamuseka, uwo ngowe nanamukubita binkunda, nanamuhonda, nanjye nanamutegeka kwiyahura. Uwo nta muhuye we ngo umuntu nanamutegeka no kwiyahura uwo muntu. Yego twari turi ku buryo yishimiye gufungwa kwa buri kantu, arangije amukatira n'imyaka 10 muri gereza. Yari live na Dumba, ariko Dumba akamubwira ati ibyo bireke nuko mutumvikana. Niyo mpamvu uri kuvuga ati kutumvikana bihuriye he n'ikosa yakoze. Noneho hari ukuntu Kasuku ajya ahita yitwaza iki ngo amategeko y'igihugu
noneho ikintu kimwe Kasuku atazi atari yamnamenya nuko yirengagiza ko icyo gihugu avuga ntabwo ubu ngubu akirimo, ariko twe tukirimo n'abayobozi bacu twe tubafata nk'ababyeyi, tunakosa bakaduhana bakanatugira inama, bakanatunyuzaho akanyafu ariko katavuna igufa, ahubwo wenda kavuna ingeso. Uri kubyumva? Noneho icyo kintu ntabwo acyumva, aba yumva ko ngo ikintu cyose umuntu akoze agomba gufungwa. Ariko reka dushimire RIB kuko yo yakoze iperereza, inyuza amaso mu byakozwe, ibona nta mutima mubi wari uhari, kwari ukwishyuza amafaranga ye nubwo yayishyuje mu buryo wenda butari bunogeye, ariko kuko atarabizi ko bishobora kubyara icyaha, RIB nayo iravuga ati koko burya umuntu ikintu atazi twamugira inama ariko ubutaha ntiyongere. Nshimira RIB ko bakomeje kuba ababyeyi. N'abantu benshi cyane bagiye banahamagarwa kuri RIB bakajyayo bakabamarana iminsi babigisha, bakabagarura rwose batiriwe bashyikiriza na dosiye ubushinjacyaha. Ibyo kintu ruka tukibashimire. Umuntu ushobora kuvuga yuko RIB idakora neza uwo ni Nyarwanda. Muri RIB bagira n'indi system y'ikitwa mediation. Mediation icyari cyo no kuvuga ngo mediation uburyo bayikora, urabona ngi nawe twagiranye ibibazo, dushobora guhuzwa muri RIB bakatuganiriza, tukaba twasabana imbabazi cyangwa tugahana imbabazi, cya kibazo cyacu kikarangira aho ngaho kigiriwe kijya mu bushinja cyangwa tujye kubura nawe mwafungwe bigende gutya. Nicyo bita mediation. Iyo system nayo irakora cyane, tunashimira RIB ko yayizanye kuko bira bintu bya bisa nk'ibyagabanye, hari byagabanyije akarengane, byagabanyije akarengane, ikindi kwa gufungwa kwa buri kanya by'amaherere nabyo bisa nk'ibiri kugenda. Ikindi bira bintu binatuma igihugu gitera imbere, kubera ko iyo ujyanye umuntu ukamufunga wenda umuzize icyaha, kuko bunde impamvu umuntu akora icyaha bakamufunga baba bamuhunza muri sosiyete isanzwe itari ifite ibyaha, kugira ngo adakomeza kutoza abantu ibyaha, cyangwa se kugira ngo umuntu wakoreye icyaha abone ubutabera mu gihe yarenganye. Ariko mu gihe RIB ibona ko uwo muntu nta cyaha yakoze, nyine birinda kuba bakuzuza gereza. Kandi nka buri kantu urabona ni umwana uzi kuzamuka utera imbere, arakora intebe, arakora ibitanda, akabifatanya no gusetsa abantu. Urumva ibyo byose ni imirimo ifitiye igihugu akamaro. Buri kantu hati itanga imisoro, sibyo? Tukabasha kuba twanakora dodani, kavuye ko umusoro wa buri kantu wanakora dodani, imodoka ntizigende ziporomboka ngo zigonga abantu, sibyo se? Yego nibyo. Gusa tukiri kuri ibyo, reka mbanze nibwirire Kasuku akantu kamwe. Baravuga ngo useka neza seka nyuma. Nagabanye kuba yafata urubyiruko ngo yumve ko buri kintu cyose agomba kurunenga, kuko sindumva umuntu Kasuku ari gushimira ibyo akora. Sindumva n'umuntu we icyo nukunenga gusa. Kandi burya n'umubyeyi nago abereho guhana abana, ageraho no gushima uwakoze neza, kuko burya iyo ushimye umuntu arushaho gukora neza. Nibyo, ariko uramujena, ariko nta n'umuntu nje mbona ashobora kuba ahara ajya atekereza, sinzi niba atekereza ko ejo hariho, ariko ibintu nyine akora ubona atabarejo, niko mubona ngewe. Ntabwo abarejo ukumva. Kandi buriya Kasuku nge ntago mwanga, ariko urukumva nge mukunda nyine ari kubaga, ariko nubwo mukunda ari kubaga mwongera nkanavuga ni nubwo baga nawe ejo bagutereka ku cyokezo nawe bakakuya. Ntago nyine buriya ndi umuntu 100% ushyigikira ko akebo kagiwa mugaro. Yohana mba numva kagomba kuhajya, byaba ngombwa kakagiwa mugarura kikubye kabiri. Ube munini ube muto ube muremure ube mugufu, buri mu bujorijoro buri munsi mu mizi, ariko burya icyo wakoze uri kwisi kirakugaruka. Ese buranjya nibaza nka Kasuku buri yaramutse apfuye, kumwe abantu bakora inkuru bakarira, buriya nawe haboneka abatanga buhamya barira ngo yari umuntu mwiza. Hari umurozi ubona gikarabya, iyo gikarabya ni y'abarozi bagenzi be. Kandi abarozi kubera ko badakunda kwigaragaza, biragoye ko abo barozi bazajya ahagaragara. Nanone ni umuntu twimutemera hitaka nubwo avugwaho imico itari myiza, n'umutima usa nk'umeze ku bantu bamuvuga bitandukanye. Nakubwiye uko ngiye mubona ni kuriya
umutima usa nk'uwa Bosco Empire. Washyize mu gatebo kamwe baye. Oya ni urugero natanga. Ni urugero ariko ntago rugiye kurema ukuntu yego. Reka twambuke twikomereze ubwo twirinze abafungishije ngo buri kantu na buri nguru turanabababariye mwumve ngo nta kibazo dufitanye namwe nk'uko bivugwa ko namwe mwamubabariye ntitubizi ntituramenyeshwa uko byagenze ariko ubundi se bamubabariye yakoze yabakoreye iki ngo yabishyuje ngo none se ahubwo baramwambuye bamwishyure urumva nese bamubabariye gute kandi bamwambuye ngo yagize ngo yabishyuje fanta n'amatike ariko basi nizere ko nubwo buri kantu yarekuwe n'amafaranga ye uri kumva n'amafaranga ye basi bayamusubije avuga ati ikibazo cyarabaye ariko bamusubize n'amafaranga ye ko buri kantu urumva bamufunze n'umuntu ari guharanira uburenganzira bw'amafaranga ye aravuna bro amafaranga aravuna bano bakobwa wagira ngo hari ideni tuba tubarimo buri munsi uri umukobwa nje kugusura nditegeye ngeze no mu rugo buje nsanze nta kintu uriho ndanakwakiriye naje no kugusura none uje kunsura ndagutegeye ngutegeye no gusubirayo ndanakwakiriye ubundi abahungu twacumuye nanjye nicyo noneho ukagereza noneho dore ahantu bitandukana niyo tujyanye gusaba akazi keza bagahawe umukobwa ariko nutwe duke nkorera nkagutegeramo mw'abantu anahembwa menshi kukurura ubundi mubona bizagenda icyo kibazo kirakomeye twebwe tuzafata ngiye ku rwanjye ruhande buriya nashimye ribu cyane ariko na kano kantu izagatekerezeho uri kubyumva buriya amatike yacu baturya basi baduhe umurongo wo kujya tujya kurega umukobwa nansura namutegeye akanyima ngewe mamagare ribu bantabara uwo mukobwa atarancika nawe bazamwambika ipingu ave mama ya mafaranga yanjye namutegeye mu gihe anyimye nibyo yakonsomye nibyo wenda byakonsomye byanakonsomwa n'inkoko nazo zaze kabirya ariko wenda sinakwishyuza umuntu ibiryo ariko buri itike mani uri gukanda akanyenyeri wishyurira umuntu warangiza akakwima yamara no kukwima ukanamutegera asubirayo kuko nta kintu aba afite sha reka nkubwize ukuri caca ngiye ntago nibye byiyumviro byanjye kandi niko kuri kwanjye buri abanzi baranzi inka ntakama ntago yandira ubwatsi ikintu kindi nshobora ikindi kintu ngiye kukubwira kandi impamye uba umukobwa mwiza uba ufite ikibuno uba ufite agapo keza uba ufite iki umukobwa uwo ari we wese utabasha kwitegera itike imuzana kunsura n'itike imusubizayo ndagira ngo nkubwire ko uwo mukobwa nta mukobwa uba umurimo uwo mukobwa mu bukwe bwe ntituba tuzarya abandi bakobwa barakubaza ngo sheri iwawe ahantu ndaparika harahari akura uri kumwango ngo ayakamoto ubundi ukora iki ubundi nidusezerana ivangamutungo tuzavanga iki niba utakwitegera uje kundeba ubundi uri muntu ubundi umaze n'iki kwisi mu gihe wenda ari njye ukwisabiye ngo ngweno uto byumvikane ari igihe umuntu bibaho akaba wenda nta mafaranga afite ariko mu gihe umuntu akwisabiye ngo nsura wenda ukamubwira ati nta tike mfite wenda yakubwira ati ndayikwishyurira ariko wimbwira ngo urankumbuye nindangiza unambwira ngo nta tike ufite usubwo ubu nkumbuyemo ibiki ikibazo cy'amatsiko kiba kindenga ngiye nkayoberwa n'ibyo ari byo niyo mugiye mu murenge uretse ko ngiye mbambona nta sezerano n'umuntu kubana karamata ntabyo nashobora oyanjye tuzadusinya imyaka cyangiyeho umugore nzashaka azajya akora ataha gukora ataha ubundi nibyo byiza urumva ntago mba numva ukuntu umuntu nta tika afite nta mayinite afite nta myenda yo kwambara ntiyisukisha ntiyikorera nta kintu na kimwe yikorera musezeranye ivangamutungo muba muvanze iki ngenda vanga nawe ibyo bitsina bye nese njye nta gitsina ngira noneho ibyo bikarenga aho bibera agahinda n'icyo gitsina muvanze akajya agiha n'abo batakivanze akanakonsoma menshi kurusha yawe ibyo bintu uri kubyumva none nta kintu cyantangaje nk'umukobwa nigeze gusanga ahantu ari kunywa pirimusi ndamureba ariko mba ndetse hano umuntu nk'urupirimusi runini ubundi ko ari urw'abamama uyu w'umukobwa runywa ati nyuma urumva twe duhuriye ahantu mu kabari
akabari kari kahostinzwemo na Mitsutsu kandi uri umudive urumva akabari umuntu ajyaho no kureba yuko hari abantu bakora ibyaha ngo umuntu ababwirize babireke noneho nanyu uwo mukobwa musaba ko yazansura akora icyo mushimira yaritegeye aje kugusura no gusubira yaritegera ariko umuntu nanone witegeye ugira n'izo neza kumubwira ngo wampaye nabyo tujye tubigarukaho utana mukoro batuye umukenya uwo n'abandi ko ariko ikintu nyono cyantangaje usanga nuza sinamufatiye sinamugoye gituma ari kunywa igipirimusi ariko byarangiye ambwiye ngo nago ngwajyamo ibindi bintu ngo nkwagwarana kandi waramusanze ariko cyamubimba nicyo bita mowete urabakita mowete uwo mukobwa namucakiye mu kaba ariko nk'urupirimusi runini uri kubyumva aje kunsura arambwira ngo ngiye nkwagwarana cyangwa ikijereka mbaye ayigura ngo ni bitatu umuvuna muheto pirimusi yari ikiri kugira gute pirimusi yari ikiri kugura icyabiri uyu muvuna muheto ubu kari akantu ntikuzuye n'ikirahuri kari akantu katuzuye ikirahuri ubu aranywa nka dutanu mbanzanye dutatu si 9,000 ariko numva iyo uri kwishyura ubu uri gucikamo nubwo yihagararaho ngo uri kumwe n'umukobwa ubu uri gucikamo mwana ndangije namubwira nti zise ziraguhaza ngo hoya ngo biramaza ngo banzane ngo bwira umukozi wanzanira urutonde ni umukozi wanjye yongera kuri twa dutatu azana tubiri sibaye 15 ndamubwiye ni rero waretse basi wamaye akabizo ngo hoya ngo ariko ngo urabona nawe ngo koko ngo ubungubu koko ngo butubonanye ngo koko ngo nese ngo waretse ngo basi nkazagaruka none se akabizo wagasize umunwa wawusize mu rugo umunwa wawusize mu rugo ku buryo uzagaruka uwuzanye ndangije namubwira rero urambaye nuko nta kintu mfite kividura mu nda nazikurutsa ngewe ubundi twagikwiye guhita tuhamagara RIB njye ubundi nibyo nano nisabiraga RIB nk'uwo muntu wamombeje 15,000 name n'akabizo dushyireho umurongo tujye duhita tubahamagara cyangwa twandika akamesaje mwibanga kugira ngo atayimenya agatoroka basi mutugwe gitumo muhite mumwambika ipingu atwishyurire kuri RIB kugira ngo tugwe mu mutego wo gukingirana umuntu ngo atwishyure ahubwo ngo tugwe mu mutego wo kwihanira basi mudufashe muduhanire kuko ibi bintu biratubangamira erega nubwo waba ukora muri RIB nyuma yo gukora muri RIB uri umuntu nawe byerega byakubaho nukuri da nubwo buriya nabo bakwiye kubyumva erega umugabo ni nkundi buri abantu ibyo bintu uwo mukobwa bagotomera ntitwamubyaye mu by'ukuri ntabwo si n'ibihingwa turi kuhira twahinze gute mfata inshingano hari aho turi kwerekeza izo nzoga hari ibyo tugira ngo bigerwe ariko turarengana nuko rero tukiri kukuba noneho naregebewe ese kubera iki abakobwa 96% y'abakobwa babyariye iwabo cyangwa abagore batabara n'abagabo abafemere akenshi niyo umuhungu yaba yihiringa gute akamufasha kuki abenshi baba ngo iriya ni imbwa uriya muhungu ni imbwa kandi amufasha imbwa bavuga nimufashe nuwo babyaranye uwo babyaranye nkeka ko ari uko ngo yanyiciye ngo ubuzima ntekereza ko ari uko bataba babana mu rugo hahandi nyine uyu muhungu ahita avuga ati byara ntabyo kubana urugero ukabyarana n'umukobwa urumva nk'ubu hari igihe ubona n'umukobwa mukabonana yego koko bamukundana ariko mugakora imibonano none abakobwa bo biharije kuvuga ngo ntago bakunda agakingirizo ngo hari uwambwiye ngo kwa muganga ngo bamubwiye ko urikumva hari uwambwiye ngo kwa muganga ngo bamubwiye yuko ngo iyo akoresheje agakingirizo ngo igitsina cye kinuka ngo barakamubujije ibitaro bibuza umuntu agakingirizo bibaho ahubwo umuganga wakubuza agakingirizo arambwira ngo nugakoresha ngo urabumbabaje mu buzima kandi nanjye nishakira umubomoro uri kubyumva ndavuga ni ntacyo ubwo 5 cyangwa 10 birangiye by'ikinini
uri kumva ndabanza ndamupima ngo ndebe ko nta sida arwaye yewe mba mfite udupimo ndamupima maze kumupima ko ari umusambanyi urukumva oya ntago ndiwe none si izo nshinge na inshinge izo nshinge z'ibipimo si urushinge umuntu nanjye nakwipima nava no kwiyogoshesha nkipima ukipima iki ko batanyanduje ko imashini itanshonze nabi kantema nicyo tumaze cyane nicyo nzimaza ko ugomba kwikorera check up mu gihe wabimenye uba ugomba kwikorera check up y'umubiri buri gihe aho ndakumvise nawe wanyumva nawe ruguru umuntu mu by'ukuri umukobwa arambwira ngo ntabwo ngo agakingirizo ngo agakunda ndabomora simbomoye bo muha ikinini ariko amafaranga narayamuhaye 5 wagenda gura ikinini aho tugura iki 10 nicyo cya original muha 10 mbona urumva se bibaye ku munsi ageze mu rugo n'abati wakinyweye ko nageze ngo ahantu ngo kigurira ngo nsanga bakinze ngo ariko nzakinywesha kandi buri abakobwa hari ukuntu bagira gutya buri abakobwa benshi batwara inda si uko abahungu baba batabahaye ibinini ahubwo wareba ubukene afite we akisheta kavuga ati po reka twumve ko nari muri iyo minsi ariko burya yatangiye iyo amaze kubura imihango nibwo azaho gutesha umutwe ngumva nguzi ko ngo nabuze imihango ati gute se kandi naragwaye ikinini ngubwo ngo nagisamiyemo ako ashobora kuba izo koro ushobora kuba waritabye nyinshi wagisamiyemo witabye nyinshi nkahitamo amagara umufarumasi ibinini byawe ntabwo bikora ati nukuri ko Imana birakora none se abantu bagishyizeho kuko ntabwo gituma umuntu agira asama ati none undi ko yagisamye ati ubwo ntacyo yanyweye uwo mukobwa nakubwiraga rero we nahise ngenda none njyanye ikindi kinini ati hari hamaze kuba amasaha 70 urumva naguze cy'amasaha 72 ariko hari hamaze gushira 48 kuko ndi kuvuga ati inyana y'imbwa tubyaranye yazantesha umutwe kwa ukuntu ubona umukobwa ukabona nta mbega nyine nta mikoro buryo umuntu kuvuga ngo ntegera umuntu urumva yarera umwana ntabwo ugomba kubyarana nawe azo ni imbobo zigendera uri kubyumva ukamubwira uti uri kubyumva ukamubwira uti wowe utazabyara ibintu by'imburagihe bikakugora ikinini narakimwihereye arakinywa anywa n'amazi nakimutamika muna ko akinyweye mu gihe turi kuvuga nkabona ari kuvuga ururimi ruri kugobwa mba ndamufashe mwasamura umunwa gutya sanga ikinini yakigobetsemo hano ntiyakimize nk'iyimbwa ishaka kuzansaza mu mutwe ikampanikisha nkiruka ku gasozi kagirirwa ugenda ikamera nk'umugore wa Dani Nanone wirirwa tukadani Nanone ku gasozi uriya ni depression ntabwo ari depression uriya n'umusazi wigendera uri kubyumva ndangije ndavuga numva rero nkubwire ngiye guhita njya kuba hanze niba ushaka ko kubyara nge ntago nzagufasha kuko nge simbyitego impamvu ibi byose ndi kubyirukamo nuko ndi kwanga kuzanyita imbwa kuko nge ntiteguye kuba papa niyo mpamvu ndi kugufasha kugira ngo ibi bintu tubikiriyaringe bitaba cyangwa niba urakaza mutwe banteguriye cyangwa ari we musaraba Imana yamaye ugiye kuzanyikoreza umusaraba Yesu yakize ariko yakize mu gihe abamuka mu gihe anazuka umbwire umukobwa arangije arambwira ati ntakubeshye numvaga nshaka kubyara ufite amafaranga yo kuri konti ko nge ntayo mfite ngo ntayo uzakuraho imyenda uzayima tagaswekere vuba vuba mbabarira ukimire ngewe nahise bamagara nyina namubwira ati ngwino hano ndavuga ati okuya ngo nzasare nyuma reka nsebera aha ariko ibintu bikemuka ndavuga ati tutagiye kure mama uyu mukobwa wawe yaransuye turaryamana muha amafaranga y'ikinini yanze kukinywa yanga kukigura nje ndakigure ndakimuhaye none nyuma yaho ari kumbeshye ngo akinyoye ahubwo ari kunywa amazi akamira yonyine akakijundika munsi y'ururimi harabura iki ngo uyu mukobwa nsinyira hano ko atazigera ntesha umutwe nyina ndeka nshimire nyina nyina ati wagicucuwe nunzanira icyana hano uzakirya mukobwa yavuye ngo muma ndi mazi yabugaye se
uri kubyumva ati mu mandi mazi wa musore we mu gihe waryamanye n'umukobwa wijenjeka kuko hari n'igihe ari gatumwa hari igihe ari gatumwa wijenjeka niyo mpamvu rero usibye n'aba bakobwa bakuvuga ngo mwaryamanye mwagize gute ibi ntabwo mba ndi kubivuga ngo ni mugende musambane ahubwo ni ati mu gihe byabayeho bikabacika mube careful kuko burya iyo ari no kwihorera akabikubwira indigeze amezi 7 nta n'ikindi kintu wakora nuko rero ese caca nk'ubu ngubu wakubaza ukubitanye n'umuntu ari kugenda arakubwiye ati nawe uri umunyamihanda buriya arakubwiye ati Pastor Mutesi umusobanuro ute mu masegonda 30 Pastor Mutesi musobanura nka Sirey Queen yihishe mu itorero hanyuma ucururiza igitsina kuri social media yego kugeza ubwo yifatana video ari kwikinisha yego yarangiza akayoherereza umugabo mu rwego rwo kwesi koroka aba diaspora ngo bamuha amafaranga kandi mu by'ukuri aba diaspora ntibazigire banaryamana hanyuma agacuruza video ngo segisi video ubwo niwe Pastor Mutesi nzi ntumbaza undi kumwango ni pasiteri ngo biyerekeranye n'imbuto nta mbuto nzize uwitwa Mama Sharirene Mama Sharirene abo ni babagore ngo baharaniye uburenganzira bwabo bikarangira batubatse wowe ba Mama Sharirene abandi bose we nibe na Pastor Mutesi buriya nibe na Pastor Mutesi nibure nawe basi yakoze ubukwa arashyingirwa ariko umuntu witwa Mama Sharirene ngiyo musobanura nka babagore ngo baharanira uburenganzira bwabo kandi buri umugore wese uzavuga ngo haranira uburenganzira bwe abarindaye yego hanyuma rero ibyo ni ku giti cyanjye abandi bafite uko bayibona ariko mu by'ukuri Mama Sharirene sinakwifuza kurongora umukobwa yabyaye kuko buryo iyo ujya kurongora iyo ushaka umugeni urabanza ukareba nyina nta burere Mama Sharirene yaha umwana we byatuma ambera umugore ibyo ni ibintu uvuze ntago wenda ari kumutaranga ariko nibihesha agaciro bareke kuza gusarira kuri iyi mihanda bino bintu birararura abagore bibereye muki mu ngo zabo noneho bitume basenya bararuwe n'ibintu bari abantu baba bari gukora no basi ni mubikore mwe kubishyira kuri social media mutazaturarurira abagore ba bagenzi bacu hari abantu tuba twariganye bashatse ariko yabaye ku umuntu twariganye agashaka yamara gushaka urukumva yamara gushaka ugasanga arebye ibyo bivideo ngo byabo bagore abiguyeho bagahita babona ari ngo Isimbi TV ngo yamufotoreye ngo muri etage umuntu mu buzima bwe buteye yibereyemo ugasanga araze ngo neho ashaka etage ubwo arahita agira ate arasohoka mu rugo ajye kugira gute gushaka ngo ajye guharanira uburenganzira bwe sibyo iyo cyo kintu rero mu biganiro Mama Sharirene ajya akora aravuga ngo njyewe ngo kutera indasakazi ngo niko kurera ngo ubuse ngo komba muri etage ngo ubungubu ngo se ngo yari kubimbonaho ngo buriya rero reka nkubwere biriya bintu birarura abana ribu ndayitabaza izabyigeho nibajya bajya gukora ibyo bintu by'ibirarura ngo by'ibisenya ngo byo biganiro by'ibisenya ngo basi bajye babiganira mu kagoroba k'ababyeyi ariko bagushyiraho kamera impamvu y'ibi ngibi rero ni amajwi ku munsi w'ejo twagiye tubona bayakubise hanze bivugwa ko bihwihwiswa ko ari aya Pastor Mutesi ndetse n'aya Mama Sharirene bari mu busambanyi yewe koko nk'uko bivuze bishobora kurarura abandi bagore bakigenda uwari Mutesi ngo arikinishaga ari kuri video call uwari Mama Sharirene ngo ari gusambanira muri shower aya majwi warayumvise nayumvise uyu munsi hanyuma commentaire yawe kuri aya majwi twisoreza n'inama wabagira twikomereza aya majwi ikintu mbivugaho ugira inama n'umuntu washyize amajwi hanze umuntu washyize amajwi hanze wa mbere nuwayafashe rukubyumva ni na nyirayo kuko ukijya kuri video uzi kuri uyiri kumweho n'undi muntu uba bamaze kwemera neza ko uwo muntu si nyoko uzakubikira ibanga umuntu aba agomba kuyishyira hanze uko byagenda kose ibyo bintu byamaze kuba kandi nabo ubwabo barabizi rero iyo rero bifashe iyo video na nyir'ubwite nawe aba ari kurikodinga nawe uri kodinga iyo video rero uruhare rwa mbere rugirwa na nyirayo kujya hanze kubera ko yatayifata
nakande ku kantu ka kamera iyo video ntabwo iba yaragize gute ntabwo iba yaragiye hanze ikintu rero ibyo bishatse kuvuga ni iki bari abagore ni indaya zicururiza kuri social media nyimara kubona ari amajwi nkumva nako nyimara kumva ari amajwi nkabona nari amashusho ziraninda zicuruza kuri social media ariko ibintu biri buturarira abana kuko nubwo biri abintu bituma abantu bashyira abagore bose mu gatebo kamwe ariko nagiye ngwire kubu tuvugana haracyariho abagore bafite umutima haracyariho abakobwa beza bafite umutima bashaka no kubaka badashaka no kurarurwa n'ibyo birara by'ibigore uri kubyumva ndashaka kuvuga n'ibyo birara by'ibigore ikintu ronge navuga ni iki inzego zibifite mu nshingano nizitube hafi zicaze bari abagore zibaganirize niba bari gukora buri abugoryi niba bukora ariko be gusakaza amavideo basambane mwibana nibasambane mwibana ariko nudasambana nanyu nshobora kuba mbikora ariko sari wari wabona video yawe n'uyu mujana arashobora kubasambana n'uyu mujana arasambana n'ikimenyimenyi ubu mu mufuko harimo agakingirizo ariko niba anakibuka ni byiza ubwo agifite ubwenge bwo kukibuka ntako yibuka ntitumubeshyere ngo yemere ngaho katwereke reka ngushimire cyane shimira na buri muntu wese warebye ikiganiro kuva gitangiye kugeza kirangiye nkunda kuvuga ati Imana iduherne umugisha twese hamwe muri rusange wakoze cyane n'ubutaha twizeye kuzagaruka nta kibazo murakoze